Yes, reka nizere yuko umeze neza wowe udahwema gukurikira inkuru n'ibiganiro bica kuri Kavuyo TV Show. Nawe utari wabasha gukora subscribe ariko ukabije kubikora, nawe Imana ikumpera umugisha nubwo tukiri bakeya, ariko turabizi neza yuko tuzagenda tugwira gake gake tukagera ku rwego nk'urw'abandi. So kuri uno munsi rero niyo mpamvu twanyarukiye ku makuru uyu mutipe Aisha Speed yakomeje kugenda atangaza ubwo ari kugenda azenguruka bimwe mu bihugu byo muri Afurika. Murabizi yuko mu minsi ishize yaraheruka hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse akaba yarahagiriye n'ibihe byiza, akaza gufata urugendo yerekeza mu gihugu cya Kenya. Ubu ngubu rero mu itangazamakuru yagize ibyo atangaza kuko umunyamakuru yamubajije ibanga yaba yarakoresheje kugira ngo abe yakurikirwa bingana gutya ku myaka yiwe ikiri mikeya cyane, kuko ni umusore w'imyaka 20 yonyine yuzuye. Ubwo murabyumva yuko yavutse muri za 2005. Uyu mutipe yagize byinshi agenda avuga kuba yarafunguye imbuga nkoranyambaga ndetse akagira n'amahirwe yo kuba yagenda agira aba followers benshi ndetse akagira n'aba subscribers benshi, ndetse akaba ari umwe mu bakurikiranwa byimbitse kurenza abandi ku rubuga rwa YouTube. Uyu musore rero yagize byinshi agenda agarukaho, gusa icyo yagarutseho cyane cyane nuko ibi byose bisaba gukora. Impamvu nagiye mbigarukaho nagarutse kuri kino kiganiro nuko uyu musore mu byo yagize ibyo agarukaho agenda asobanurira abantu ndetse n'abandi baba bashaka kuba bagera kuri zino mbuga nkoranyambaga kugira ngo bajye kuzikoreraho amafaranga. Impamvu nuko hari abantu benshi bifuza kuba bamenya aho bahera ndetse bakaba bamenya n'udutrike n'udutekinike bashobora kuba batangiza, ndetse n'abandi bakaba wenda barabitangiye ariko bakageraho bakaba babisubika. Ibi byose rero ni kuri iyo mpamvu navuze ati rero Kavuyo reka ngende mbaciramo make muri bike uyu mutipe yagiye agenda agaragaza. Nuko icya mbere cyo ni ukwizera yuko ibintu bishoboka, ndetse icyo ni icya mbere yagiye yavuzeho. Ikindi cya kabiri yavuze yuko niba utangiye content yawe kuri platform iyo ari yo yose ugomba kumenya yuko nta muntu mwasezeranye yuko azakureba. Ikindi cya gatatu yavuze yuko rwose ugomba gushyiramo imbaraga kurenza uko ubitekereza, igisabwa icyo ari cyo cyose ukaba wagikora. Kandi koko iyo umurebye mu mavideo yiwe ukareba ubwitange akora kugira ngo abantu babe bamureba, uba usanga uyu musore rwose kuba yarabigezeho ntabwo ari kubw'impanuka, kuko akora igishoboka icyo ari cyo cyose atitaye ngo ni umucelebrity cyangwa se yagezeyo wenda ngo arigeze. Uyu mutipe arakora ku buryo nawe ubirebesha amaso ukaba wati kabisa. Ibi rero bisobanuye iki ku ba content creator bashaka gutangira ndetse nabo byari byarananiye? Kora utitaye ngo urimo urakorera iki n'iki, kora utitaye ngo uzakuramo amafaranga angana gutya, wokore ibyawe ubundi ibindi ubiharire abazabireba. Ubundi rero ejo cyangwa se ejo bundi nawe ushobora kuba uri mu ba celebrity ukagenda ugera ku rundi rwego, dore yuko byanavugwaga yuko leta y'u Rwanda, leta yacu, umubyeyi wacu, bari batangiye kugenda banuganuka yuko bari mu biganiro na YouTube kugira ngo igihugu cy'u Rwanda nacyo cyinjire muri YouTube partner program, ku buryo views zo mu Rwanda zishobora kuba zanahemberwa n'aba content creator barebwe nabo muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ibi byose rero birashoboka yuko niba dutangiye kugenda tugira abashyitsi bameze gutya, birashoboka yuko wenda mu gihe kiri imbere byazatungana. Wowe uri gukora iki? Kora cyane kugira ngo bizaze